impinduka buri gihe zihungabanya imitekerereze. Hari imyaka abantu barenga bakaba batagikunda impinduka. Ku myaka 15 y'amavuko ubuzima bwawe bwose buba bugizwe n'impinduka. Umubiri ubukura buri munsi, ibitekerezo byawe bihindagurika, umuntu abasa n'urimo kwirema. Kuri iyi myaka isi yose ibiri imbere yawe ugifite uburenganzira bwo kuyikoresha icyo ushaka. Ku myaka 50 ngo nta mpinduka ubugishaka. Ibyo byose murimo nabinyuzemo, ibyo narabikoze, iriya myenda narayambaye. Iki gihe uba wishakira umutuzo no kuguma aho wageze kurusha kwiruka ku mpinduka, ku buryo nta bushake na buke uba ugifite bwo kongera gutangira bushya. Uko wakoze cyane ugamije kugira icyo wubaka, niko bikugora kurekura ibyo wubatse ngo bisimbuze ibishya. Haradutse ubwoko bushya bw'indirimbo, ni nziza, ariko izacu zo mu myaka ya za 70 zari nziza cyane, ni nazo nzakomeza kwiyumvira. Ikibazo nuko muri iki kinyejana twese dutegetswe guhinduka kugira ngo dushobore kubaho. Nugerageza kwizirika ku mikorere ya kera, imyumvire ya kera, cyangwa se akazi ka kera, ushobora kuzisanga isi yaragusize kandi ubuzima bwose bwubakiye kuri izi mpinduka. Uko uzagera mu zabukuru kose uzategekwa guhora wiga kandi uhindura imyumvire mu buryo buhoraho.